Agace ka mbere tugatangiye tubona ikintu tutazi cyituye aho ngaho muri ubwo buryo. Mu mwanya muto kihindura umuntu gitangira kugurumana. Nyagasani, wakibaza uti iki kintu kirahashaka iki? Uyu muntu mufate mu mutwe ntuze kumwibagirwa. Bidatinze cyacanye ku maso gitangira kwivugisha amagambo agira ati byanga byakunda ngomba gukundana n'uriya musore. Ibaza umenye amakuru y'iki kintu kirashaka gukundana nawe. Bidatinze cyahise gicaho muri ubwo buryo. Ku rundi ruhande baratwereka umusore uhetse bag bigaragara nk'aho agiye mu kazi. Ese yaba ari uyu nguyu ushaka gukundana bya gini? Aho wakibaza byinshi. Ku rundi ruhande baratwereka abanyeshuri bari kwinjira mu ishuri bigaragara yuko bagiye kwiga, namwe ngira ngo murabibona. Mbibutsa yuko filime niyobera. Uyishaka wayisanga kuri YouTube channel yitwa Boaz Official, ukakora subscribe, share ndetse na comment kugira ngo uzajye ubasha gukurikirana video zacu 5 kuri 5, ubundi ukabona ibyishimo utabona ahandi biturutse muri izi video tuba twabateguriye. Barakwereka mu ishuri aho mwarimu arimo kwigisha, bigaragara yuko nyine n'abanyeshuri bakurikiye arimo kwigisha, ariko murabona ukuntu mwarimu ari kwigisha neza. Muri uwo mwanya hari uwinjiye atanga itangazo rigira riti ntimuze gutaha ku mugoroba tutaje kubonana. Arangije acaho. Nimba mwarebye neza, uyu ni wa muntu twatangiranye nawe ahetse igikapa aje mu kazi. Muri bureke cyangwa se mu karuhuko ka saa 4 bari kutwereka abakobwa babiri. Nimba twaratangiranye neza, uyu mukobwa uri guseka cyane ni wa wundi twatangiye wiyoberanya mu gace ka mbere filime gitangira. Uyu mukobwa hari amagambo arimo kubwira uyu nguyu bari kumwe witwa Fanny. Ari kumubwira ati ako se Fanny, ko nzi neza kuri inshuti yanjye ko hari agaserivisi nashakaga yuko umfasha, biraza gukunda? Ati pe rwose Keza urabizi, birumvikana yuko iri kintu ryitwa Keza. Ati rwose pe urabizi yuko turi inshuti, ikintu nakwima n'uburozi. Rwose pe ndakwinginze umfashe, nakunze prefe. Ati wakunze prefe? Ubu se ntabwo bufite? Nyumvire kandi ko nari mbikubwiye nzi yuko uri buze kunsubiza neza, ubu ngubu koko urumva mpaniye. Atoke nta kibazo, nk'umuntu w'inshuti yanjye nyine pe ndaza kugushakira ukuntu wabigenza ubundi bize gukunda. Atoke rwose nta kibazo ndakwizeye. Barakwereka mu gihe abandi hano bari mu ishuri hari abandi bibereye aha ngaha. Noneho ndumva aho tugeze ugiye gusobanukirwa neza akantu ku kandi. Noneho ndi kumva ugiye gusobanukirwa akantu ku kandi. Uriya mu prefet twatangiranye ayobora bano banyeshuri ariko mu buryo bw'igitugu. Yarimo kubahana abakubitisha imihini y'isuka cyangwa se rakirete. Noneho aba banyeshuri ahantu bari hano barimo kumugambanira ngo baze kumwica, ubundi leta izabahereza undi muyobozi mwiza. Ariko nimba witegereje neza, aba banyeshuri baje hano mu gihe abandi banyeshuri bari kwiga. Uyu muhungu muremure yarari mu ishuri ku ntebe y'imbere, bigaragara yuko nawe wagira ngo ari guca inyuma uyu nguyu bari kumwe. Barimo kuganira amagambo agira ati none se waje kureka prefet tukaza kumutega tukamukubita ubundi tukamwica, leta ikaduha undi mushya? Ati watute ngiye ndi kumva twaza gushaka umuntu w'umurozi uzi kuroga, akamuruga akaba nk'injiji cyangwa se ikimara, ubundi leta ikazamukuraho mu mucyo, twebwe bigaragara yuko n'ubundi nta cyaha twakoze. Ati yakoze yuko koko ari byo. Ati naribi ahubwo ndumva koko ngo na mutwe umwe wigira inama ahubwo umwe wigira inama yo gusara. Hano barakwereka umukobwa uri gukubura impande y'amashuri, bigaragara yuko ari nk'umukirina muri iki kigo. Bibutsa yuko filime niyobera. Uyishaka wayisanga kuri Boaz Official, ugakora subscribe, share ndetse na comment kugira ngo uzajye ubasha kubona video zacu mu buryo bwihuse kandi bwiza. Muri uwo mwanya hari uwaje aza ari gusatira wa mukirina. Umukirina yajugunye hasi umwe nk'umuntu ufite ubwuzu, aramuhobera cyane nyine nkaho bari bakumburanye. Yatangiye kumubaza ati se bimeze bite? Undi ati ni sawa. None se bya bibazo biracyahari? Undi ati ese koko byajya hehe? Ibibazo ndacyari nabyo ngo yo. None se aracyabayoboza igitugu nka mbere? Ati ibyo ngibyo n'uruca abana kuba bikora pe, n'ubundi ni ingeso nta nubwo byazacika. Ahubwo ngiye ntegereje yuko nasoza kwiga nkigira gukorera amafaranga hanze, naho ubundi byuriya byo n'ubundi nabaye nk'ubyiyibagiza kugira ngo nibagize nyine ibibazo. Ati rero nta kundi ugomba kwihangana, urabiza akazi kanjye nakangaka niko mpemberwa, ntago naza rero kwivanga muri ibyo ngibyo kugira ngo ngufashe, ariko wihangane nzajya mbasha kugufasha uko nshoboye. Ku rundi ruhande baratwereka wa mupurefi. Wibuke ko cyagiye yari yatumije inama, noneho barakwereka yaje mu nama, ariko ikigaragara cyo wa mupurefe n'umunyagitugu. Aba yatumije inama ninjoro, mu masaha ya ninjoro, kugira ngo biragaragara yuko ari ninjoro nyine, namwe murabibona. Noneho rero yatumije inama aje kureba abanyeshuri raporo nyine z'ukuntu bagiye bishyura n'abatarishyuye.
yaramubajije ati se umaje kwishyura amafaranga angahe? Undi azunguza umutwe ati nta na make. Ati se ubu ngubu uri kumva uri gutekereza iki? Ati nta soni ugatinyuka ukaza imbere yanjye nta giceri na kimwe ufite. Ati se uwagukubita ntago yanyurwa? Yahise amukubita. Baratwereka wa mukobwa w'umukirina yari arimo gukora amasuku n'ubundi mu kigo nk'uko ariko kazahemberwa. Mbibutsa yuko filime niyobera. Uyishaka wayishakira kuri YouTube channel yitwa Mbabazi Official, ugakora subscribe, share ndetse na comment kugira ngo uzajye ubasha gukurikirana video zacu 5/5. Kandi nzi neza yuko izi filime pe zirimo uburyohe bwinshi cyane. Muri uwo mwanya hari uwo twabonye kureba neza ni Prefe. Wakibaza uti ari kujya hehe? Wa mukirina nawe yaramwitegereje ariko ntiyabitindaho, aragomeza arikorera. Uyu mukirina yatangiye kwibaza ati ese yabashe kumbwira ngo ndi gukora nabi? None yaba ari byo aje kumbwira ko naba mpuye n'ibibazo ibaza ahise anyirukana, ariko mfite kwizera ntago ari bunyirukane. Bidatinze yamugezeho, yaramusuje aramubaza ati se umeze uti? Ati meze neza. None se ko mbona wahatukuje? Ati nta birenze. Wibuke wa mukirina yari ari kwibaza ngo aje kumubwira ngo yahakoze nabi, none Prefe ahise amubwira ati ngo ko mbona wahatukuje. Uyu mu Prefe yatangiye kumubwira ati none se ko mbona wabikoze neza ubu ni gusara? Ati rwose pe nta birenze, kuko ariko kazi nyine mpemberwa mba nabikoze neza kugira ngo kumushahara mu mpemba hatazagira agabanukaho. Ati rwose ntago umuntu useka neza nkawe twamukata, umuntu mwiza nkawe koko ubu uri kumva amafaranga tuguhemba yajya munsi? Umukirina yahise yisetsa ati rwose se koko niko bimeze? Ati yego pe ntago twakugabanyiriza rwose, ahubwo pe ubundi nkawe wabaga hehe? Mbere utaraza twendaga twicwa n'umwanda, ariko aho waziye isuku rwose dusigaye turi abambere mu gihugu. Ahubwo reka nkwibarize, nyine biragaragara ko yatangiye kumwegera, ko nshaka yuko tuza kubonana mu masaha yo gutaha, hari icyo byaba bitwaye? Ati se tugahurira hehe? Ati niyo twahurira hariya mu miryango kuri gate ntacyo byaba bitwaye. Undi yahise amubwira ati nta kibazo, uretse rwose atari wowe pe ntacyo bitwaye. Ndamubwira ati nta ribi, turaza guhurira kuri gate nk'uko bimbwiye, ahubwo nyine gahunda ni gahunda. Yahise amusezeraho arigendera. Ku rundi ruhande baratwereka b'abahungu babiri bari kugambanira Prefe aho bari, bigaragara yuko n'ubundi nabo baje kongera kugambanira Prefe. Ati none se ko biri mu masaha yo gutaha waretse tukagenda tukamurangiza? Ati ahubwo uyu mwanya n'uyu nguyu tuceho. Ku rundi ruhande bari kutwereka wa mukirina ari kwibaza ati se kubera iki uriya mu Prefe ndi kumwiyumvamo? None se nabangiye gukundana nawe? Aha nta wamenya. Na hano barakwereka wa mu Prefe hari ibyo ari kwibaza ati se kubera iki ndi kwiyumva muri ya mukirina? Ese baramutse bamenye mu nkundana n'umukirina byagenda bite? Barakwereka wa musore yahuye na wa mukirina bari mu kuganira nk'uko bari bapanze ko baraza guhurira kuri gate. Ikigaragara cyo uyu musore wagira ngo yakunze no mukirina, nta wamenya, ariko muraza gusobanukirwa. Uyu musore mu kumubwira ati rwose pe ukuntu hahandi wahakoze byanshimishije, nge ndi kumva ari nkanje guhemba umushahara nakongeza. Ati yego koko se ntago uri kumbeshya? Ati rwose pe nabyiboneye wahakoze neza. Bakwereka b'abahungu babiri b'abagambanyi, bigaragara yuko n'ubundi bagiye gukubita Doti kuko basize bagambanye ko bari bumukubite. Kugira ahangaha bikanzemo amweretse, basanga n'ubundi Doti bari bagiye kureba ari kumwe na wa mukobwa w'umukirina. Bari bajeti turamutse tubikoze uyu mukirina hari ubu si yaza kuturaburiza? Ati nyine ubwo nta kundi, reka tubisubike n'ubundi n'uwacu arahari tuzabikora ubutaha. Kugaruka ahangaha rya jini rirahahagaze, bigaragara yuko ryari ritegereje Doti ngo rimusabe urukundo, kandi mwibuka yuko ryavuze ko byanga byakunda rizakundana nawe. Aba bahungu baramubajije ati se kuri ahangaha kandi amasaha yo gutaha yageze utegereje iki? Aramubwira ati ngo hari akantu ntegereje nyine ndaza gutaha mu kanya. Arababeshye, ariko bo bahise bamubwira ati ko Doti ahagaze hariya hirya ari kumwe na wa mukirina ubu nagara gukubita. Yahise atungurwamo ahita acaho muri ubwo buryo. Iri jini ryatekereje yuko n'ubundi bakunda. Agace ka mbere dusize rya jini rigiye gukubita wa mukirina mu mugongo. Ese wakibaza uti bizagenda bite? Ryoherwa n'agace gakurikiyeho. Ndabakunda.